Yesu wacu ashimwe cyane. Bene data ndabashuhuje mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yo muri kumwe nawe muri kumva ni Pastor Janvier. Ndagira ngo mbasuhuze mwese aho muri Imana ibahe umugisha mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana kuko nicyo twahamagariwe kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo bice byaho 14 n'umurongo waho wa 28. Bibiliya iravuga ngo Petero aramusubiza ati mwami niba ari wowe untegeke nze aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Kansubiremo aravuga ngo Petero aramusubiza ati mwami niba ari wowe untegeke nze aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata aramubwira ati yewe ufite kwizera guke we, niki gitumye ushidikanya? Amen. Ndagira ngo tuvuge kugutumbira Yesu. Gutumbira Yesu, kwitegereza Yesu. Inshuti muvandimwe, nicyo ngicyo nkwifuriza, nicyo nshaka kugira ngo nkubwire muri uyu mwanya, nuko watumbira Yesu. Nuko watumbira Yesu. Ubuzima bwawe nibutumbira Yesu, uzagira umugisha ukomeye cyane. Gutumbira, nshaka kuvuga hejuru yo gutumbira Yesu. Bibiliya iratubwiye neza, itubwiye ukuntu habayeho, iyo usomye amateka ubona ko abigishwa bari mu bwato, bagiye bakiri mu bwato, ishuheri iraza ibasanga aho ngaho, bateranwa n'umuraba uba mwinshi, umuyaga wari ubaturutse imbere. Noneho ngo hari mu nkoko, Yesu bamubona agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Umva icyabaye nuko Yesu we ngo yari yagiye hejuru, yagiye gusenga, ariko amenya yuko inshuti ze, amenya yuko abantu be, abigishwa bagize ikibazo, bageze mu nyanja hagati mu nyanja abantu bajya bagira ikibazo, hagati mu nyanja abantu bajya bahura n'ingorane. Hari igihe utangira urugendo, ubundi tutangira dukizwa batubwiraga ko ari ibintu byiza, ukabona ko ari ibintu by'umunyenga kabisa, ukabijyamo wumva ari ibintu birimo umunyenga. Ariko tugeze hagati twagera hagati tugahura n'urugamba. Iyo ugeze hagati uhura n'ibintu bikomeye, uhuramo n'ishuheri. Hari igihe ugira gutya ukiga ugasoza amashuri, ubundi umunyeshuri wese abazi ko azaba perezida, azaba minisitiri, azaba umuntu ukomeye, buri muntu wese. Ariko kandi iyo urangije mu gihe wari uzi ngo ugiye gukoresha diploma yawe, aho hagati ugahuriramo no kubura akazi, aho hagati mu rushako rwawe wari uzi ko ugiye kunezererwa, ariko aho hagati ugahura n'ingorane, aho hagati wageramo urubyaro rukabura, ukigeramo hagati hagati abantu benshi bageramo bagahura n'umuraba, ishuheri kaba nyinshi. Ariko ndashimira Yesu Kristo umwana w'Imana, ndashimira Kristo wera w'Imana ko atadusize kandi ko atakuba kure. Ni umwami mwiza, azi kurorongotana kwawe, azi agahinda kawe, azi ibyucamo, azi ibyunyuramo, arabizi. Hanyuma rero nuko bigenda, hari igihe uva ku ikosi ukavuga uti kabisa mvuye ku ikosi, ubu ngubu ngiye guhavestinga, ngiye kugira amafaranga. Ariko wageramo hagati akazamo ishuheri, ukarwara, ukagira ibibazo, ukavuga uti ngiye mu mahanga. Wagera hagati aho wari uzi yuko ubuzima bugiye guhinduka, ugahuriramo n'ibitero bya Satani, imyuka karande ziwanyu zikagukurikira. Uzi ko urira indege, ukurira indege nazo zikurira indege, ukagenda ukajya muri etaje,
nayo karandi kagukurikirana paka muri etaje. Iyo numuraba hari umuraba aho kandi umuraba ugasanga uguturutse imbere. Burya umuraba uguturutse imbere ntaho ufite wo kuhungira keretse Yesu Kristo. Ndagira ngo nkubwire hagati aho ngaho muri iyo nyanja ugezemo, ndagira ngo nkwibutse ko Yesu atasinziriye, atakwibagiwe, nkwibutse ko Yesu atari kure yawe. Ngo Yesu aho yari ari ku musozi, haleluya, amenya ko inshuti ze, amenya ko abigishwa, amenya ko abantu agendana nabo bari mu kibazo, haleluya, amenya ko bari mu kibazo. Reka nkwibutse iki ngiki, Yesu arabizi kuri mu kibazo, arabizi kuri mu ngorane runaka, arabizi kuri mu gahinda, ufite agahinda runaka, arate sangre braze shayigoria, arabizi Yesu. Ajya bimenya, ajya bimenya. Arangije ngo araza, ageze ku bwato, ageze hariya asanga abigishwa bafashe amato kandi yarangiye nta bwato buhari, haleluya. Yesu arangije ntiyita ko hatari ubwato, ahita agenda hejuru y'inyanja, agenda hejuru. Reka kubwire, Yesu naza kukugirira neza cyangwa se Yesu naza kugutabara, ntabwo akeneye ko haba ubwato. Nubwo atasanga ubwato ku nyanja, ntibiri butume ataza hejuru y'amazi. Araza hejuru y'amazi ariko agukize icyo cyago, agukize iyo shuheri, agukize uwo muraba wari ugiye kukumira. Mu yandi magambo, ntugipfuye kuko Yesu ahari. Mu yandi magambo, ntacyo kibaye kuko Yesu ahari. Haleluya. Mwizere uyu munsi wa none, mugirire icyizere kuko niwe banze ryo kwizerwa. Mugirire icyizere, haleluya. Ubwo ufitanye ibanga nawe, ubwo mwaganiriye, ubwo uri inshuti ye, ndagira ngo nkubwire ngo ibanga ni ukuba inshuti na Yesu. Nuba inshuti na Yesu, ukagera mu nyanja hagati ugahura n'umuraba, Yesu araza kugutabara. Ndashimira Yesu Kristo umwana w'Imana ko nawe unkurikiranye muri aka kanya, Yesu agiye kugukura muri ako kaga. Ndashimira Yesu kuko n'uyu munsi wa none azi akaga urimo, aho hagati mu nyanja wageze wahuye n'akaga gakomeye cyane, ariko Yesu umwami w'abantu arabizi kuko, haleluya, wahuye n'iyo nyanja, wahuye n'uwo muraba. Okay, ntabwo icyo ngicyo ari cyo nshaka gutindaho. Ndashaka gutinda ahantu Petero, aho twasomye ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Petero aramusubiza ati, mwami, niba ari wowe untegeke nzahure. Kuko ngo mu nkoko ngo babonye Yesu agenda hejuru y'inyanja, ariko abigishwa bamubonye agenda hejuru y'amazi y'inyanja bahagarika imitima, baratakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati, nimuhumure ni njyewe mwitinya, nimuhumure ni njyewe mwitinya. Petero rero nibwo yavuze ati, mwami, niba ari wowe untegeke nze, niba ari wowe untegeke nze. Haleluya. Bamubona Yesu ari kugenda hejuru y'amazi. Petero ati, ese ni wowe? Kuko barashidikanyije kuko nta butabazi bari biteze, nta butabazi bari buzi bwabasanga aho hantu. Nigeze kugenda mu Kivu, ngiye ku musozi gusenga ahantu, kandi twagombaga kugenda amasaha 3 yose mu bwato. Ngeze mu bwato, mugenzi, bwari ubwa mbere ngendeye mu bwato bwo mu kintu kingana kuriya. Ishuheri iraza, of course nkajya mbona amazi arimo arajya mu bwato, amazi arimo arajya mu bwato, nje sinari mbizi. Hanyuma moteri nayo kwaka bigeraho ntiyaka, turagenda umwanya muremure, ingashya nimwe, ntabwo dufitemo na nyinshi, nibura ngo abandi nabo bafashe driver cyangwa wari uburuyoboye. Mbona ko ari ikintu cy'ikibazo. Ndavuga ngo Mana rwose nundengera ahantu nkarenga, ntago nzagaruka ntago nzagaruka mu Kivu. Mu by'ukuri warebaga imbere ugasanga ntuhaheza amaso, wareba hirya ugasanga ntuhaheza amaso, inyuma aho twari turi kuva kuko twari turi gutaha nawo ni wari kuba wahaheza amaso. Ukabona noneho numva abazi no koga kundusha batangiye kuvuga ngo ngo none ngo nta nubwo wakoga ngo ugere hariya hakurya. Numva nabo barahangayitse, ndavuga ni Yesu nudukura hano.
kabisa numvaga ko nimpava icyo nzakora ntazongera kubugarukamo ariko nshaka kukubwira ndabitekereza iki cyanditswe yongesomye mpita mbitekereza nkahita nibuka situation yambayeho kuntu nabibonye amazi arimo araza mu bwato nkabona ko dushobora kugira ikibazo kandi na moteri ntiyongera kwaka ariko nyuma yaho nyine yarongeye iraka nuko umutima usubira mu gitereko. So bano bantu can imagine barebe nawe itegereze bageze mu nyanja hagati kandi nyanja uyibuke ntabwo ari uruzi ntabwo ari Nyabarongo ntabwo ari akantu gatoya bagezemo hagati bahuye n'umuraba noneho surprisingly igitangaje bagiye babona Yesu ari imbere yabo aturutse imbere. Reka nkubwire Yesu ntabwo ari buze yahunze ikibazo urimo araza aho ikibazo kiri guturuka. Mu yandi magambo Yesu aracyaha umuraba umuhengeri ucece kutuze. Icyo Yesu ari bukore ntabwo ari burwane ntabwo ari buhangane n'umuraba no ahubwo ari buhangane n'umuyaga kuko umuyaga ni uri muratera the wave mu nyanja. Imana ishimwe cyane. Yesu arangije baramubona. Petero akimubona ko Yesu yarababwiye ati ninjye muhumure mwitinya abamara ubwoba bamara agahinda abamara impungenge bari bazi ko bagiye gupfa ariko Yesu abamara impungenge ababwira ati ninjyewe muhumure mwitinya. Shaka kukubwira wa mubyeyi unkurikiye ndashaka kukubwira wa mugabo we wa musore we wa nkumi we Yesu ni uri kukubwira ngo witinya ntabwo uri bukorwe n'isoni ntabwo uri bumware ntabwo uri bupfe. Hallelujah ntacyo uri bube. Yesu arakubwira ngo witinya mu kibazo urimo muri izo ngorane urimo hagati aho ngaho muri uwo muraba witinya. Ariko dore ikintu nshaka kugira ngo nkubwire ni iki ngiki ikintu nshaka kugira ngo usobanukirwe. Hallelujah. Petero yarabajije Yesu ati mwami niba ari wowe uri kuvugana natwe niba ari wowe tegeka nange ngendeshe amaguru hejuru y'inyanja. Niba ari wowe utegeke nzahuri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Yesu aramusubiza ati ngwino. Reka nkubwire Yesu ntagashobora kwanga gusubiza isengesho usenze. Oya uri inshuti ye ntabwo ashobora kwanga. Hallelujah. Bibiliya iravuga muri Luka 18 ngo umupfakazi utarubahaga umupfakazi yagiye ku mugabo utarubahaga Imana umucamanza ariko ngo kuko yatitirije inshuro nyinshi cyane umucamanza yageze baravuga ati okay nubwo ntita ku bantu sinubahe n'Imana ariko uyu mupfakazi kuko antitirije ngiye kumugirira neza. Arangije ngo ayakira kesi hepfo Bibiliya iravuga ngo niba umucamanza utubaha Imana ntiyite no ku bantu mucamanza mubi kwa abacamanza babi bajya babaho n'abeza bakabaho ariko yuwe yari mubi nubwo ntubaha Imana ariko uyu muntu reka mukemure ikibazo. Yesu akavuga hepfo ati uyu muntu niba yarabashije gukemura ikibazo cy'umuntu bite ku Mana izaburite kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Ese yazirangarana? Ntabwo Imana ishobora kuzirangarana, izazirengera vuba cyane. Umva icyo nshaka kukubwira, intore niko Yesu yavuze, intore zitakira ku manywa na nijoro. Ese yazirangarana? Ntabwo yashobora kuzirangarana. Ni ukuvuga ngo inshuti ya Yesu iyi muhamagaye arayitaba, intore y'Imana ihamagaye Imana yayitaba. Shaka kukubwira ngo urebe identity yawe, akaranga muntu yawe ufite, ubwene gihugu ufite. Ese uri inshuti y'Imana? Imana irakuzi, muraziranye? Uri inshuti ya Yesu, muraziranye? Niba muziranye aragutabara, niba muziranye ntago ari burutume inyanja ikumira. Ntibishoboka. Icyo Yesu rero yakoze, yaramubwiye ati ngwino. Iki nicyo nshaka kugira ngo wumve. Mu gihe Petero
Yesu yavuganye nawe. Petero yatangiye gutera intambwe, aramwitegereza, aramureba. Igihe yamurebaga, igihe yamwitegerezaga, yagenze hejuru y'amazi, biremera. Atera intambwe ya mbere, biremera. Atera iya kabiri, biremera. Atera iya gatatu, biremera. Atera iya kane, biremera. Atera iya gatanu, biremera. Biremera. Kubera ko yahanze amaso Yesu, yagize intumbero, atumbira Kristo. Shaka kukubwira uyu munsi ngo tumbira Kristo, tumbira Yesu. Ibyo ubona bidashoboka birashoboka, ibyo ubona bitemeraga biraza kwemera. Akimutumbiriye, amazi yarayasuzuguye, amazi ntiyamugizeho ububasha. Ya divertinze the law of gravity. Itegeko ryitwa gravity, murariza bize physics. Ntabwo ushobora gukandagira ku mazi ngo unanirwe kumanuka hepfo, kuko hari forces zikumanura. Ariko kuko yatumbiye Yesu, yitegereje Yesu, agenda hejuru y'amazi. Mu yandi magambo, Dakota Somahanda, iki nicyo nshaka kugira ngo nkubwire. Ni witegereza Yesu, ugahanga amaso Yesu, ukayakura ku kikwica, ukayakura ku biteye ubwoba. Amaso yawe ukayakura ku biteye ubwoba byaguhahamura, ukayakura ku ntambara. Amaso yawe ukayategereza Yesu, ukareba Yesu, ukayahanga Yesu. Ndagira ngo nkubwire, uratsinda, urabaho, urazuka, urakomera, urakira. Reka nsubiremo iki ngiki, nicyo nagambire, nicyo nashakaga kugira ngo umuntu wese unkurikiranye yumve. Ni ukuvuga mu yandi magambo, amaso yawe yakure ku ntambara uri kurwana nazo, yakure kuri uwo muraba urimo urahangana nawo, yakure kuri icyo kibazo, yakure ku byakunaniye, yakure ku byakwica, yakure ku byo uzi byaguhitana. Amaso yawe yahange Kristo. Mugirira icyizere ku manywa na nijoro, mugirira icyizere umunsi ku wundi, mugirira icyizere Yesu. Numugirira icyizere, kamuhanga amaso, ndagira ngo nkubwire ngo uraba amahoro kandi urambuka. Petero akimara gufata amaso ye, akitegereza, akareba hasi, akareba ku mazi, akireba ku mazi, akareba ubwinshi bw'inyanja, akareba ubwinshi bw'amazi, akareba umuraba, akareba uko umuraba uteye, akareba uko umuraba umeze. Yatangiye gucubira. Ariko agihanze amaso Yesu, ntago yigeze acubira. Agihanze amaso Yesu, ntago yigeze agira ikibazo. Ariko arebye ku kibazo, atangira kumanuka. Nshaka kugira ngo amaso yawe uyakure ku kibazo, uyahange Yesu. Nicyo nashaka kugira ngo nkubwire. Yesu wacu ahabwe icyubahiro. Nkwibutse iki ngiki, abantu bose bagize focus, abantu bose bagize intumbero, bagatumbera Yesu, bakiringira Imana, bakiringira imbaraga z'Imana, baranesheje kandi baratsinze. Reka nkwibutse uyu nguyu, umugabo witwa Daniel, bamuteye ubwoba, baravuga bati Daniel bamutegeye ku Mana ye. Burya abantu abisi bazaho bagutegera, umwanzi azaho yagutegera, kandi azagutegera ku cyo ukunda cyane, ndetse azagutegera aho ukunda kubarizwa, aho ukunda kubura. Bati turamutegera ku Mana, ariko kuko yarazi Imana, ayihanze amaso, ahanze Uwiteka Imana amaso, uyu mugabo Daniel ntiyaterwa ubwoba nuko bavuze ngo baramujugunye mu rwobo rw'intare. Bamubujije gusenga, ariko we ngo akomeza gusenga, kandi agasenga 3 ku munsi, agakomeza gusenga. Haleluya! Mwiterabwoba ucamo, mu bwinshi bw'ibibazo unyuramo, mu bwinshi bw'intambara unyuramo, mwiterabwoba ry'umwanzi ucamo, ndagira ngo ikintu nshaka kukubwira, ntugire ubwoba bw'ibindi, ntugire ubwoba bw'ikintu icyo ari cyo cyose. Haleluya! Ahubwo ukomeze intumbero yawe, ukomeze ibyiringiro byawe, ukomeze icyo wafashe, ukomeze icyo wizeye, ukomeze icyo wahamagariwe.
ntutezuke ku nshingano. Akomeza kwiringira Imana, bigera ubwo bakomeza kumukangisha, ariko akomeza kwiringira Imana. Bamujugunye mu rwobo kuko fokasi ye, intumbero ye yari yitegereje, intumbero ye aho yari atumbereye yari ku Mana. Bamujugunyemo, intare ziramwitegereza, zibona ni intare ngenzi yazo, babona yamize intare yo mu muryango wa Yuda, babona Kristo ari muri we. Haleluya. Babona Kristo ari muri we, ari mu bwonko, ari mu mitsi, mu magufwa, mu misokoro yuzuyemo. Arabarangije intare zirangije ziramutinya, ntizagira icyo zimutwara. Dariyo arazinduka mu gitondo ati mugaragu w'Imana isumba byose. Yari yaraye ngo nawe adasinziriye kuko yaramukundaga cyane, yari inyangamugayo. Daniyeli yari afite ibintu bigera muri bitatu. Daniyeli yari inyangamugayo ku Mana, yari inyangamugayo ku mwami ndetse no ku bantu. Ikindi, Daniyeli yari umukiranutsi, kandi yakiranukaga hose, yakoraga ibyo ashinzwe byose, yakoraga ibimureba byose. Mbese Daniyeli yari umukiranutsi. Noneho nawe arasubiza ati mwami, nabonetswe yuko ntacumuye ku Uwiteka, ndetse nawe ntabwo nigeze nkugahemukira, nabaye inyangamugayo ku Mana, mba n'inyangamugayo kuri wowe. None Imana yabashe kundinda iminwa y'intare. Reka nkubwire, nugira intumbero ugatumbira Kristo, ibyica abandi ntabwo bizakwica, ndetse n'izo ntare ntabwo zizaguhitana. Kubera iki? Kubera ko wabonetswe imbere y'Imana, wabonetsweho ubunyangamugayo. Ukwiriye kurema ubuhamya bwawe ku bantu no ku Mana, ubuhamya bwawe ku bantu no ku Mana, ube inyangamugayo ku bantu kandi bose, ube n'inyangamugayo imbere y'Imana, aho Imana izaba iri kumwe nawe. Kuko Bibiliya iravuga ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga, akurira mu butayu, ageze igihe yerekaniwe mu Bisirayeli, akwiza imbaraga. Noneho n'ahandi naho bikavuga, uwo ni Yohana wavugaga, n'ahandi naho hakavuga Yesu ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga n'ubwenge, ngo akura ashimwa n'Imana n'abantu, akura ashimwa n'Imana n'abantu. Nuko nguko kandi Yesu yaravuze ngo tugere ikirenge muke, tugere ikirenge muke. Imana yacu yahawe icyubahiro. So nagira ngo nkubwire ngo ukwiriye kugira focus, ukwiriye kugira intumbero. Hari n'abandi bose bo muri Bibiliya nakubwira bagiye bagira intumbero bakiringira. Pawulo yaragiye kurenga ku kirwa cya Merita, ariko bagombaga kugicamo, ariko bagiye mu gihe bari bagiye kwambuka, ko yari inyanja, yari ahantu hanini cyane, abanza kubwira abo bari kumwe nawe, ababwira ati umva, ahantu tugiye n'urugendo dushobora guhuriramo na risike zo gupfa, ariko muze mbabwire. Afata amazi, afata n'umutsima, arabahereza, ati umuntu wese urya kuri uyu mutsima, haleluya, umuntu wese unywa kuri aya mazi ntabwo ari bugire icyapfa, kandi ubwo turi kumwe muri kumwe nanjye, kandi mukaba mwari mwananyweye, turaza kwambuka. Umva, Yesu yaravuze ngo ufite inzara, ufite n'inyota naza hundi. Aravuga ngo ninge mutsima wamanutse uva mu ijuru. Basogokuruza yarari kubwira abafarisayo n'abanditsi n'abasadukayo, tubasogokuruza abanyu bariye manu mu butayu barapfa bararangira, ariko urndyaho ntazapfa iteka ryose, ndetse haleluya, unyizera akiriho ntazigera apfa. Kuvuga ngo kurya kuri Yesu uba ufite ubuzima bwa none n'ubw'igihe kizaza. Mu yandi magambo, ntugwa mu nzira, ntupfa, ahubwo urakomeza. Banywa n'amazi, bivuga umwuka wera, imbaraga z'Imana, imbaraga z'umwuka wera. Ukeneye imbaraga z'Imana, ukeneye ko umwuka wera ayobora ubuzima bwawe. Noneho baragenda, bageze mu nyanja bahuriramo n'ibibazo by'ingutu, bahuriramo n'intambara, bahuriramo nabo n'ishuheri. Ubwato burashwanyagurika, ariko ngo buri muntu wese yarabavuze ati ufata akaba ubwo wariye, ubwo wanyweye ntacyo uri bube, ubwo wariye. Mwene data, ndaguhamagarira kurya umutsima ry'ijambo ry'Imana. Ijambo ni ubuzima, ijambo ni imibereho, ijambo ni ubuzima. Urye kandi unywe, haleluya.
Yesu yaravuze ngo unywa ku mazi nzamuha ntazigera agira inyota ukundi, ahubwo amazi y'ubugingo azajya atemba ava mu nda ye. Yandi magambo uzajya uba igisubizo ku bandi kubera gutumbera, kubera haleluya. Bageze mu nyanja hagati bahura n'ikibazo, bahura ni biba bibi cyane, ubwato burashwanyagurika, ibintu birazamba. Umva ubwato burashwanyagurika. Ariko Petero aravuga ati buri muntu wese yambukire ku kabaho, ati buri muntu wese afata akabaho ke, wese afata akabaho ke. Hari aho tugera kwizera kwawe akaba ariko kugukiza, hari aho tugera icyo wabitse mu buzima bwawe, mu mutima wawe akaba aricyo kigukiza. Hari aho tugera buri muntu wese agasamaye ibyo wabitse. Niyo mpamvu Dawidi iri jambo ndarikunda, aravuga ati nibiki ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Kubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe kugira ngo udacumura ku Uwiteka, ntugacumure ku Mana, ubeho mu buzima bwo gukiranuka. Birashoboka ko wakiranuka kandi uri mu isi, kuko umukiranutsi uruta bose ari muri wowe. Mana ishimwe cyane. Barambuka bageze hakurya, yari yababwira ati nta n'umwe uri bupfe muri mwe, muhumure. Haleluya. Nyamara dufite ijambo ryahanuwe kandi rushaho gukomera, muzaba mugize neza, nimuryitaho, nimuryakira mukaryumva. Nta uri bupfe, ko Dawidi yigeze kubwira umuntu umwe, yari afite ubwoba, amubwira ati umva, ubwo uri kumwe nanjye ntacyo uri wowe. Reka nkubwire, haleluya, uri kumwe na Yesu ntabwo ushobora gupfa. Uri kumwe na Yesu ntabwo uri bupfe, ntabwo uri bugwe muri iyo nyanja. Bageze hakurya ngo babacanire umuganda w'inka, bacanira umuriro, kuko bari bakonje, babaye barafu. Noneho ngo inshira ihubuka mu muriro, imuruma ku gikonje, iruma Pawulo. Ibice 28 mu byakozwe n'intumwa. Arangije ngo abantu baravuga bati Imana nubwo yamukijije ku kirwa cy'Imerita, ubwo Imana nubwo yabanye nawe, ariko noneho idacurwa kibera ntimwemerera kubaho. Umvise bari bafite n'ishyari yuko yabayo, bari bafite n'ishyari yuko yarenze ruriya rupfu. Wari uzi ko abantu ntago bakwishimiye, ntago abantu bazishimira success yawe, ntago abantu bazishimira victory yawe, ntago bazishimira ibyo byose. Oya, kubera ko abantu Satani bakoreramo. Ariko kandi yabanye nawe cyagiye, izongera kubana nawe, kandi ntabwo izakurikiza ibyifuzo by'abantu. Pawulo afata ngo icyo gikururuka, arakunkumura, ajugunya mu muriro. Ngo abantu bategereza ko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ariko ngo bakibitegereje baraheba, ngo barahindura, baravuga bati ko kwini Imana. Nugira intumbero ugatumbera Yesu, abantu bakuvugirizaga induru, abantu bavugaga ngo ntago byakunda, abantu bari biteze kuri bupfa, abantu ibyo bari biteze ntago bizasohora, ahubwo bazahindura amakuru, bazahindura amagambo, bavuge bati Uwiteka niwe Mana yakoreye, Uwiteka niwe Mana yasenze, Uwiteka niwe Mana yavugiye, Uwiteka niwe Mana yizeye. Bazahindura amagambo. Focus your eyes on Jesus. Amaso yawe yakure ku bantu, yakure ku bintu, yakure ku byakunaniye, yakure ku kahise kawe. Amaso yawe yahange Kristo, niwe banze ryo kwizera, kandi ni nawe gusohoza rwose. Ndagira ngo umugirire icyizere kandi umwizere. Ubaye utari wizera Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, aka kanya wagira vuba kagira bwangu, wakwihutisha cyane, kuko waba waracikanywe. Uyu mwami mwiza, abamwizeye bose, abamwakire bose bafite amahoro adashira kandi baguwe neza. Imana ishimwe cyane. Ariko twasomye ijambo riratubwira nuko ngo mu gihe Petero yari amaze kumanuka ajya hasi, agiye kurengerwa n'amazi, Yesu amufata ukuboko, aramuhagurutsa. Petero arangije akomeza ubuzima bwo kubaho. Reka nkubwire, nuba uri kumwe na Yesu ntabwo uzapfa. Mwizere. Nawe rero aka kanya wamwizera ukavuga uti mwami Yesu, ndakwakiriye, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Uhereye aka kanya mbaye umwana w'Imana, uhereye aka kanya ndakuyobotse, ngiye mu bwami bwawe, sezereye Satani, sinzongera kumukorera ukundi. Ndakwemereye Yesu, unyobora ubuzima bwanjye bwose, mu izina ryawe ryera. Amina. Rero ndagira ngo
aka kanya nawe warucitse intege, warurebye ku bibazo, ku ntambara urimo, warurebye ku byakunaniye, warurebye kuki ukabona mbese umurabani mwinshi, ndagira ngo amaso yawe utumbire Yesu. Tumbire Yesu. Muri aka kanya reka dusengane nawe. Tumbire Yesu, ntago gikozwe n'isoni, ntacyo kibaye. Kadusenga Imana. Data ndagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Buri muntu wese utureba, udukurikiye, haleluya, akaba kwizeye, amaso ye akaba yaguhanze, reka yakire kubaho, kandi uwo muraba utuze, uwo muyaga uceceke mu izina rya Yesu. Wari upfuye azuke, mwami wari utakaje ibyiringiro, aka kanya asubirana ibyiringiro, kandi Uwiteka ukora igishya kuri ubu buzima bw'uyu muntu. Urakoze, ndagushimiye kubikoze, izina ryawe Yesu rihabwe icyubahiro mu izina ryawe ryera, amen. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo ushoboye kuba watwigisha inama, wahamagara kuri 0788 631 8 7 Imana y'amahoro ibaho umugisha. Shalom, amen, ciao.